turi kumureba. Wamubonye neza. kumureba Ubwo rero ubamanura aho ngaho. Ni mwebwe muri butanga uburenganzira. Zamuka mutungo. Yamena tata. Amafaranga atanye kuzamuka do. Ndebera ahita zamukana do. Azamutse do. Amafaranga. Ayisaza sha. Amafaranga sete zizino bazizino. Yewe uraza kumuha. Amaze kuboneka amafaranga. Reka mbashimiye mudahwema gukurikira Igeno Media TV channel imwe ibagezaho ibyegeranyo bimeze neza bisukuye neza kandi birimo ubwenge bwishi birimo ubwagakiza cyangwa se birimo inzira yakwereka uburyo uva ahantu hamwe deja winjira ahandi ahantu. Ni wa muhungu wanyu rero nk'ibisanzwe ubugarutse kongera kubereka cyangwa se ubagara bwa busesenguzi mba narakoze ubushakashatsi nkamenya ko koko ibi nari byanyambyo. Ubutunzi biri gutangwa, beshi bari gukira mu bintu mutazi cyangwa se beshi bari kuva mu cyiciro kimwe bajya mu bikindi. Si ngombwa yuko umuntu asaza akubwira ngo nge navuye ahangaha njye ahangaha, oya, kuko muri kondisiyo tubaha ntago tubabwira ngo uzabwire kanaka yuko waciye muri iyi nzira, oya. Kireka indwara y'uburwayi cyangwa se wenda indwara y'amarozi cyangwa indwara y'ibindi bintu ngo nibyo ngo babwira bamweti muce hano abandi ati mujya handi. Ntago rero ngo nta muntu uzigira akubwira yuko ibyo yakorewe bimeze neza cyangwa se ibyo yakorewe byaciyemo, kubera yuko amashyari mu bantu ariho menshi cyane. Kireka ku bantu barogewe, ku bantu bafite ibintu by'inyatsi cyangwa se ku bantu bibwe, abo nibo babwirana ngo nimero ya muganga ni iyi ngiyi, ariko kubahabwa ubutunzi ho pay attention ngo ntago bajya babwirana, kubera yuko nico kondisiyo baba bahawe, nawe wishakira iyawe nzira. Uyu munsi rero nje kukwereka inzira, yes, inzira yagufasha kuva mu bwo bukene bwawe urimo cyangwa se mayo maharo urimo cyangwa muko gukubitwa, niko nyanumva abasore bavuga, kugira ngo nawe ugire aho wakigeza. Eka video naberetse nako umusore yavuze ati nange ngeze mu gihe cyo gushaka ariko nta mafaranga mfite. Yes, arahamagara avuga ati kamagare muganga ndebe ko hari ikintu yamfasha. Yahuye rero nabita abatubuzi cyangwa se abamamyi, abamamyi bakora ku mbuga nkoranyambaga, ugasanga niba unamuhamagaye akorera yawe ahise akuraho telefone ahise yirukanka. Ni nagutyo bageshe bagenda baribwa, ariko iyi nimero mpuza ni nimero muri screen, niyo nimero yonyine wahamagara kugira ngo byibuze igufashe igira hamwe igukura igire n'ahandi hantu wenda yakugeza kugira ngo ugiye icyiciro kimwe uvaho ugiye ku kindi. Uyu musore rero hawe yavuze ati ntago nagoma muri ubukene, ahamagara abaganga, ahura n'abamami baramurya amafaranga menshi cyane pe. Nuko aravuga ati ngiye ntago nabivamo, ntago nabyihanganira, reka ngewe paka umuntu wakoze ibi ngibi muhanishije ka video mwabonye bamuha akantu arakubita mu mpanga y'uwamwibye. Yes, yakubise mu mpanga y'uwamwibye, deje ubutunzi bwe bari baramwemereye arabuzamurirwa. Mwabonye yuko mbere yuko anakamukubitamo yabanje kujya mu ipoto. Yes, babanje kumukubitisha amashanyarazi, yamumanika hejuru mu mashanyarazi. Ibi ni bitangaza bimwe bigenda bikorwa byo gushika roho. Yes, baragushika roho ku buryo wowe wumva utaza ahantu ariko kumva uri kubabara, buryo ubona wimutse nyine ahantu wari uri, ukumva wowe uri kubabara, uri mu gahinda, uri mu kababaro, ibintu byakomeye, ukaribwa. Yes, bigeze naho ibyo wakoze bagushika, ukavuga ati narariye mu mbabarire ndayagarura. Yes, niko byinshi bigenda abimera. Uyu rero niko byagenze. Uno musore yahuje abanyamakuru avuga ati ntago wa mbere yabarandiye ngo mbyihererane, reka mpamagara abanyamakuru. Nuko ahamagara abanyamakuru ku Karubanda, nibwo abanyamakuru bafashe video ku Karubanda umuntu amanitse mu ipoto hejuru. Yes, amanitse mu ipoto hejuru. Bibutse ko uno muganga ntago ari ibyonyine avura, agaruza ibyibwe nk'uko n'umusore yari yibwe, atanga ubutunzi
ingo zashwanya abasha kuzubaka, atanga igitinyiro cyangwa se igikundiro yose mu bantu, atanga deja n'icyubahiro, atanga ubwenge ku banyeshuri, atanga akazi. Yes, uyu mugani iyo ukamuhamagara uvuga ati mfite ikibazo iki n'iki, deja yabasha kugushakira akazi cyangwa se kugukuraho inyatsi, kagushyiraho igikundiro cyo gukundwa na buri wese, cyangwa se igitinyiro ku buryo aho ugeze hose bakubaha no mu kazi, bakaba baguha akazi. N'abantu bashaka gushinga amakampani ni byiza yuko ubanza kumubaza ati ese kampani yanjye bimeze gute, bizagenda gute? Yes, no mugabo byose arabikora, akabasha kukwereka inzira wacamo kugira ngo nawe ubashe kuva mu cyiciro kimwe ugane mu kindi cyiciro, kugira ngo uve hamwe ugere n'ahandi hantu wigeza. Ntabwo tuba turi kubamamaza, ahubwo ni ukubereka inzira mwe mwacamo kugira ngo mugire aho muva, mugire n'aho mugera. Njye nari nifite ikibazo ni private nyine, ariko yarakinyemuriye. Yes, yarakinyemuriye. Rero harimo abantu benshi bari guhabwa ubutunzi mu ibanga rikomeye cyane kugira ngo bagire icyiciro kimwe bava bagire bukindi. Mwumve ko nawe wibwe, nawe watuburiwe, hamagara ino nimero deja ibashe kugufasha. Iyi nimero ibagufasha ahantu hose uri mahanga, uri mu Rwanda, Australia, Amerika n'ahandi hantu henshi. Sinzi impamvu wa diaspora mukunda kwibwa kandi mwakagombye kujya mutuma cyangwa se mukajya mugira abo mwizera. Sinzi impamvu mukunda kwibwa kandi haba hari abantu rumwe rukumbi bagufasha, cyangwa se haba hari abaganga bagufasha kugira ngo ibyawe bigaruke, cyangwa se uwawe wakwibye abashe kugaruka. Mukunda kwibwa n'abakobwa, ariko dore igisubizo ngiki. Ndabakunda, ciao ciao, kora subscribe, like, share ndetse na comment.